Tugiye kureba amadata type akoreshwa muri Java. Java ifite ubwoko bubiri bw'amadata type y'ingenzi, harimo primitive data type na non primitive data type. Primitive data type ni amadata type yakoreshwaga muri programming language zabanje mbere ya Java, harimo C na C++. Tuzimo cyane iyitwa integer n'iyitwa string n'iyitwa character. Twibuke ko integer ifata ibintu by'imibare gusa, string igafata amagambo, float igafata imibare irimo ibice ariko ikarukira ku bice bitatu inyuma y'imibare, double ifata ibice byinshi inyuma y'umubare. Ngo iyo umubare ufite ibice byinshi inyuma y'akitso biba ari double. Rero ubu bwoko bw'amadata type ameze gutyo babwita primitive data type muri Java. Java rero yaje kongeramo izindi data type zidasanzwe zikoreshwa mu yandi ma programming language. Niyo mpamvu bahise non primitive data type. Harimo iyitwa class, harimo iyitwa interface, harimo iyitwa array. Tuzazireba ukwazo. Uno munsi turaza kureba icyo bita primitive data type. Ntabatindiye rero ufungura application yitwa NetBeans, niyo turi gukoresha. Ukaza kuri file new project, ugakritamo Java with ant, mujye mukunda gukoresha iyi. Ugahitamo Java application, ukanda next. Tugiye kureba amadata type. Data type uramutse byise data type ntabwo babyemera kuko ari izina risanzwe riswe muri Java. Uzandike data type ugarukire kuri data kugira ngo utaza gukoresha keyword mu bundi buryo. Ugakanda kuri finish. Mwibuke ko ibintu byose bibera muri iyi function yitwa main. Ukaza tugiye kureba data type ya integer. Iyo ujya muri variable yitwa a, iraba ingana na gatanu, ugashyiraho semicolon. Mugomba kubimenyera. Tugakreya n'indi variable yitwa b, ugashyiraho ingana wenda na 7. Kugira ngo duhamagare izi variable hanze dukeneye ijambo rituma ibintu byanditsemo hano biza hanze, baryita system.out.println ituma bigaragara hanze. Tugiye guhamagara iriya a. Datinze ugahita uraninga application yawe. muri kubona ko valeur ya a ari ngiyi ari 5. Tuvuge ko dushaka guhamagara a na b, ukopiya uno murongo ukawupestinga ahantu hari a ugashyiramo b. Muri kubona ko hari kuza. Noneho tuvuge ko turamutse dushatse kubona igiteranyo cyabyo, twakreya variable iri bubiteranye yitwa sum ingana na a twongeyeho b, nayo tukayigaragaza hanze. System.out.println Mwibuke ko igiteranyo ari sum. Kaza n'ubundi ukaraninga igiteranyo cya 7 na 5 ni 12. Ngibi bari kubikugaragariza hanze, ariko umuntu aramutse aje akabona no 12 ntabwo yamenya niba ari igiteranyo cyangwa ari ikindi kintu. Niyo mpamvu hano imbere uza ukongeramo amagambo asobanura ibyo ugiye gukora. Ayo magambo uravuga ngo iki? Uravuga ngo igiteranyo, ushyireho bihwanye, ubishyire muri double quote. Niko nako bari gushyiramo error. Iyo ufatanyije amagambo ukayafatanya na variable babyita error muri Java.
kereka iyo ukoresheje akamenyetso ko guteranya bita concatenation gahuza amagambo na variable. Iyo ubigenje gutya noneho baraza bakubwira ati igiteranyo kirangana gutya, karaninga application yawe ubona ko ari kutubwira ko igiteranyo kingana na 12. Turebe data type yindi yitwa string. String yitwa wenda ab, irangana n'izina runaka, tugashyiraho point virgule, tuvuge ko dushaka guhamagara ino variable hanze, tuhamagara system.out.println. Tugiye guhamagara variable yitwa ab n'ariya magambo, karaninga application yawe. Muri kubona ko n'amagambo nayo yaje hanze twifashishije iri jambo system.out.println. Hari ubwoko bw'amavariable menshi, ndakeka ko iyo tugomba gukoraho niyitwa boolean, tuzayireba ubutaha, hari ahantu henshi ikoreshwa, tuzayireba ubutaha. Reka turebe gatoya kuri float. Float imeze nka integer ariko yo ijyamo ibice, ikaba ariyo dusorezaho uno munsi. Tugiye gukoresha variable bwa float. Float nibuke ko ari imibare y'ibice, iraza kuba yitwa abs, irangana na 12.5. ngo 12.5 bituma dukora ya variable yacu. Reka uno munsi tugarukira aha ngaha, murakoze cyane. Turagaruka tuvuga kuri float na boolean data type. Murakoze.